wanzanye ahantu heza nabikunze pe. Shayi umunsi mfite surprise uraza kwemera pe. Birahira ubwo nakaye ko surprise. Wewe tuza sibyo igira hino maze mfate mu inota ryanjye ncuranga urukundo igikobwa nonyurugure kurijwi roze nkwambika umwishywe ejo nkwambura umwana icyanka inka cyanjye ariko icyampayeho cyangaruje cyangwa rwose ngo ndabe ukuntu Imana yakuremye ikororo wantege Yesu ako sheri wambwiye ko urandirimbira akaririmba utanyibagiza tukanyanota kandirimbe. Mbese ariko sha uribuka siteka ko inyurwa ruko ndi kukuririmbira ndabikora rwose nta kibazo. Sheri uziko nzi kuzikuririmba bigeza ego mana umva ndumiye gusa urakoze cyane. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Karame sheri amakuru sera ni meza. Wow shan sikundu binshimisha ariko sha nanjye kumva ngo umeze neza. Ako kazi se ako kazi ntabwo ndajyayo. Ubu nibwo nari ndi gufata ka breakfast, ndi gufata ka cyayi. Yesu Ariko sha umugati wananiye nibagiye kugura ka bruba ariko ntacyo ndagerageza. Hari ahantu ndi bujyane na minisitiri kujyana kuri tere nyine uyu munsi niho ndakorera. Umunsi turakorera kuri tere nta kibazo. Sawa umunsi mwiza. Yesu I love you. Yantesheje apeti n'ubundi. Izo za breba nziheruka cye kandi rero voka yanjye n'ubundi. Akanitegura ko buje muri haso.
yemi tèmi bá mi. Kuko bw'Imana nshuti z'umusaraba mwamfunguriye nagize ikibazo cyo mu mutwe dore ngiyi ni ikarita y'inde ibinini binsaba kuba nahazi kandi rwose ndashonje kuko bw'Imana mwamfunguriye Yesu kuko bw'Imana mwamfunguriye nagize ikibazo cyo mu mutwe dore ngiyi ni ikarita y'inde Yesu ndya imiti binsaba kuba nahazi kuko bw'Imana mwamfunguriye. Kuko bw'Imana nshuti z'umusaraba nahize mwamfungure Yesu nagize ikibazo cyo mu mutwe dore ngiyi ni ikarita y'inde cyane insaba kubona hazi kandi ndashonje kuko bw'Imana nshuti z'umusaraba n'abera mwamfungure ngo iki kisi gisazira abatobozi b'ikigenda bazi bafongorera ubwo se none iso n'ubufite abanyamuhanda shaka twarabamenye ubu ngubu ntabwo umuntu yaza tuburira abantu apugene cyo kwereka nze umfe gukuremera akajana ariko boss nanga suzi katagura n'utunyobwa ngo iki none ese kutareba none ubwiye n'iki katagura utunyobwa amafaranga yo ndayabura sheri wangera ariko nago yabariwe se ko yambwiye ko ari afite mission na ministry ubu niba abateka mutwe ku muhanda bigana n'amajwi y'abantu reka nigende Yesu ko mbona basa neza se Yesu man kwatabaye Daniel mu rugo rw'intare wangiza agapusi ariko sinkotera imbere ya sheri wanjye What? Yesu Mungu situnyuze wose wa undi twaturi gufasha yigize ikimugara ose birashoboka